diteme FPR icyago mu Banyarwanda kiyemeje kutumarana n'ibyacu Abanyarwanda muze tucyamagane FPR uyogoje Urwanda abo wasenyeye twe twarakuranbiwe FPR uyogoje Urwanda abo wiciye ababo twarihanaguye FPR uyogoje Urwanda Abanyarwanda baratuzengereje FPR uyogoje Urwanda Jenoside yabaye ubucuruzi FPR uyogoje Urwanda gushyingurwa wababitse mu tubati FPR uyogoje Urwanda kugira ngo ubone uko winjiza ifaranga FPR uyogoje Urwanda abatakwemera wirirwa ubahungeta FPR uyogoje Urwanda kugirwa inama ushimishwa no kubica FPR uyogoje Urwanda ishuburezi ubuhinzi n'ubucuruzi FPR uyogoje Urwanda urubyiruko n'ejo hazaza rufite FPR uyogoje Urwanda usize inkurumbi ku musozi w'iwacu FPR uyogoje Urwanda ko nawe ufite wahungira amahano yawe FPR uyogoje Urwanda baze ko kurya imbwa byabaye ibisanzwe FPR uyogoje Urwanda inzara iri hose kandi tutarumbya FPR uyogoje Urwanda ibinyoma byawe byamaze kuvumburwa FPR uyogoje Urwanda Mana we FPR we uri icyago ukabura Nyagasani uri icyago uri icyorezo iwacu dore ugize utya wivugana Kizito ugira utya wivugana Rwigara Mana we ntiwanyuzwe winjiwe mu muryango wibura ucuranga urawucuruza ugenza nabi urawangiza urawuvuyanga dore umubyeyi wari wuzuye agahinda yuzuye intimba kubwo kubura umutware wiwe wo mukubise muri gereza abana bagifite intimba bagifite agahinda bagifite amarira ku mutima wabo kubwo kubura umubyeyi wabo nawe niwabihoreye niwabahaye agahenge waragiye ubashyira muri gereza urabacunaguza ariko FPR we aho ibyo ntibyaguhagije koko kuki winjiye mu mitungo yabo ukayivuyanga kuki winjiye mu bikorwa byabo ukabyangiza Mana ubu se ababyeyi Mana yanjye Mana kuki ababyeyi kuki umuryango wawugenzaho ukawuvuyanga bigezaho mbese ubagira nk'igicibwa mu rwatubyaye ese ntabwo uzi ko ari Abanyarwanda ntabwo uzi ko bafite ubunyarwanda muri bo ibi iyo mbyibutse iyo mbirebye iyo mbyumvise agahinda karanyica intimba ikuzura umutima nkumva naturika nkahita nsenga mvuga ngo Mana ngwino turengere Mana we nuko se aho warakiye aho ngaho wigize amaraso yacu wagira ngo arakuryohera twebwe Abanyarwanda sinzi icyo twapfuye nawe uraje wivuganya umwami Kigeli Ndahindurwa wivugana Kayitare Ntare Batinya wivugana Nsabimana Kasita wivugana Karegeya uraje wice Abanyarwanda bari mu majyaruguru ahitwa Nkuri komine Bunyenyezi bayingana na Rwigema abo barabagendanye Dr Akingene niyo mugabo Gerard Liyatona Colonel Augustin Siza John Ntwari William Sabimana Deogratias Seti Sendashonga Andre Kagwa Rwisereka Dr Gasakure Prince Ishimwe Jay Paul Esperance Yankurije wari uhetse umwana Jeremene Kayitesi wari utwite Elisa Iradukunda Charlotte Uwamahoro Toyi Nzamwita Silvio Dusabumuremyi Alexia Mupende abo bose barabahitanye Major Alex Rusindana Colonel Charles Ngoga Major John Sengati Alex Rushimirwa Hambati Gashagaza Anselme Mutuyimana abapadiri biciwe igakulaza abo mwice ikibeho impunzi z'Abanyarwanda mwiciye Kongo abo mwice inyakinama abo mwice imudende abo mwicishije agafune naho saba yicishijwe kandoyi dore nabo mwatumiye mu manama bakitaba Imana ubu se mvuga iki ndeka iki harya ngo utakwemeye uzamufunga nicyo cyatumye ufunga Ingabire Victoire nicyo cyatumye ufunga Karasira nicyo cyatumye ufunga Idamanye nicyo cyatumye ufunga Cyuma Hassan nicyo cyatumye ufunga Rashidi nicyo cyatumye ufunga Theonine Yonsenga n'abandi benshi ayaya ubu se ngo harya utakuvuze neza uzamurigisa ubu se Rutembesa Inosi Bahati Bahate na Boniface Twagirimana nicyo cyatumye barigisa FPR we gusa FPR nturi icyago gusura icyorezo ahubwo nibaza abazimu bagukoreramo uko bangana kuko abatagushigikiye wahisemo kubita ibigarashya abagushyigikiye nabo bahita bita ibifobagane ubu se mvuga ikinde kiki Mana we nagahinda gusa ubu se nibagirwe koko Clarisse Nyirangaruye na musaza wiwe abaturage bo mu karere ka Musanze bahundaguwe mu mutwe mu matwi bikabaviramo ubumuga ubu se nibagirwe Joy Rwigema mushiki wa Fred Gisa Rwigema ubu se nibagirwe Mirimo ubu se
abice mu nkambi ya Kibeho ku mana yanjye. Reka mvuge leta na Colonel Stanislas Hakizimana nawe wishwe nabi kuri tariki 21 z'ukwa mbere 1997. Reka kandi mvuge Alphonse Maria Nkubito wishwe nabi nawe tariki 13 z'ukwa kabiri 1997. Ariko mana we ubu se mvuga iki? Kamvuge kandi umuntu utazwi uhagarariye abatavuzwe n'abataramenyekanye. Uyu muntu nawe rwose ubwo uwabuze umuntu wiwe yumva ko nawe tumuzirikanye, ntabwo twakomeza kwihanganira akagahinda duterwa na FPR. Kandi ikindi mbabwiza ukuri yuko amaraso yabo atazapfa ubusa. Tuzaharanira ko babona ubutabera, tuzaharanira ko amaraso yabo basi n'imibiri yabo na roho zabo zirukira mu mahoro. Imiryango yabuze ababo ikomeze yihangane. U Rwanda ni igihugu cyacu, ni umubyeyi wacu. Nta munyarwanda n'umwe wanga igihugu cyacu, nta munyarwanda n'umwe wanga igihugu cyamubyaye. Niyo mpamvu tugomba kurwanya ibinyoma bya FPR bivuga ko abanyarwanda banga igihugu, ahubwo tugahaguruka nk'urubyiruko ndetse n'abakuze, uwo ari we wese agahaguruka akarwanira igihugu cye, akarwanira gakondo yiwe, tukayibohora mu ngo yashyizwemo na FPR. Rwanda is our country, is our motherland. We have to fight for it. Rwanda ni nchi yetu, lazima tuipiganie.